urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirus? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze. Ngewe ko numvaga kwifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku ijana ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM. Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo cy'uyu munsi. Iki ni ikiganiro cya 21 mu biganiro 30 muzagezwaho n'umuryango Ejo Youth Ecole ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, hagamijwe kubaka ubushobozi bwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19 mu Rwanda. Mu kiganiro cya none turaganira ku mibereho y'abari batunzwe no gukora mu bigo byigisha gutwara ibinyabiziga bizwi nka Auto Ecole, turebera hamwe uburyo abakoraga muri ibi bigo bari guhangana n'ingaruka bagizweho no kumara igihe badakora muri ibi bihe bya COVID-19. Ese bari gukora iki? Barasaba iki? Ntimujye kure. Iki kiganiro gihagarariwe na Roger Nigena, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Asobanukirwa uburyo bwo guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda mu kiganiro ejo. Kuva icyorezo cya COVID-19 cyagera mu Rwanda, imikorere y'ibigo bisanzwe byigisha gutwara ibinyabiziga bizwi nka Auto Ecole yarahagaze mu rwego rwo gukumira ikwirakwizwa ry'iki cyorezo. Kuba imikorere y'ibi bigo bisanzwe bitunze benshi imaze igihe ihagaze ngo bifite ingaruka zikomeye ku mibereho ya benshi mu bari batunzwe no kubikoramo, nk'uko abo twaganiriye babivuga. Rwanya ingaruka ya mbere nagizemo ni ukubura ku kazi, kubera ko numvaga yuko kwirinda binashoboka, numvaga ko isaha ku isaha baturekura, biba ngombwa yuko batubwira ati dutegereze kugezana n'iki gihe. Ubukene birumvikana, kubaho nabi, nka nyiramazu twakodeshaga nabo aba ari ikibazo, abakozi twakoreshaga ntibahembwa kubera ko ntabwo wabona ikibahemba. Icyo twasaba nyine nuko twasura mu mirimo. Ndi umupapa, mfite umuryango, mituweli zirakenewe, kuba nahahira urugo cyangwa se kuba nagira n'ibindi bikorwa remezo, ariko ku bwa COVID ibintu byose naba ko byahagaze. Uretse n'ibyo ibinyabiziga birimo birangirika, imisoro rimwe na rimwe usanga hariyo dukomeza kwishyura. Urugero nka autorisation turacyayishyurana no yisaha kandi ikinyabiziga ntabwo kiri gukora. Turasaba badufashije nk'uko wenda badushyize muri y'amashuri, natwe ubwo ari gufungura amashuri asanzwe, natwe bakogubye kudutekerezaho bakagira ibyo badutegeka, niba ari iyo sanitizer twayikoresha, kuba twakaraba irantera tukayubahiriza, ariko twasubira mu kazi. Abenshi kwa dufite abanyeshuri mu mashuri, ubu no kubona minerval bizatugora bamwe, n'iterambere umuntu yabaga agezeho byasubiye inyuma. Bamwe rero twasubiye mu cyaro, ndi mu rugo ndi guhinga. Ikintu nge nabisabira nuko mwatuvuganira, bakaba leta ikaba yareba uko tugenza, akaba badufungurira tugasubira mu kazi, hanyuma tukaba twabona ubushobozi bwo kurihira abana bagasubira mu ishuri. Turabashimiye aba bakoraga mu bigo bitandukanye byigisha gutwara ibinyabiziga. Ese wowe uduteze amatwi, wumva bakoraga muri ibi bigo bakora iki ngo bahangane n'ingaruka bahura nazo muri iki gihe? Dusangiza igitekerezo cyawe kuri 07 87 58 14 11 cyangwa kuri 07 28 02 82 32. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Ecole. Nubwo abakoraga mu bigo byigisha gutwara ibinyabiziga batorohewe n'imibereho muri iki gihe, akazi kabo kahagaze, Gasagure Theogene, umwe mu barimu bigishaga gutwara imodoka mu kigo cya Alpha Driving School, avuga ko muri iki gihe amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga gifunze, yahisemo kuyoboka ubucuruzi akorera mu mujyi wa Rwamagana mu rwego rwo guhangana n'ingaruka zatewe na COVID-19. Mugenzi wacu Noel Manishimwe yaramusuye. Reka tubumve. Aho Leta y'u Rwanda imajije kugenda idohora tukava muri lockdown, nahise nkora ibindi bintu bijyanye na alimentation kubera ko amashuri yari yarahagaze, imodoka twaraparitse. Igitekerezo cyo gutangiza alimentation cyaje gute? Nararebye rero aho kugira ngo umuntu akomeze yicare,
nararebye sanga bitaba ari byiza dore ko umuntu aba afite n'umuryango kandi ntabwo ushobora kurya udakora. Niyo mpamvu nahise shaka plan B ndavuga nti niba ngibi bihagaze reka shaka ikindi kintu nakora. Niyo mpamvu natekereje mu bintu byose bitandukanye ushobora gukora nsanga hisemo alimentation byagenda neza, ari nayo mpamvu mubona munsanze aha ngaha. Uravuze ufite umuryango w'abantu bangana iki? Mfite umudamu n'abana ndera. Hanyuma se ibingibi ukora bya alimentation biri kugufasha iki mu mibereho muri bino bihe bya covid, kuko icyorezo cya covid kiracyahari? Mukuri nubwo kigihari ariko iyo umuntu akora hari icyo yinjiza byanze bikunze. Muri iki gihe rero ibintu nkora birimo biramfasha mu bijyanye no gutunga umuryango wawe no kuba nagira ikindi kintu nashaka ngo nkenere ku ruhande kandi nkaba nakibona, byose biturutse muri ibyo ndimo gukora bijyanye na alimentation. Amafaranga watangiriyeho nayo waragiye wiziga muri kazi wakoraga umunsi ku munsi, unatubwire igihe wari ukamazemo ko kwigisha muri Ecole? Buriya rero akazi ko kwigisha muri Ecole nagatangiye mu mpera z'umwaka wa 2014 kugeza ubwo iki cyorezo cya covid kiziye, ariko mukuri ibingibi bijyanye na alimentation nabikoze ku dufaranga dukeya nari narizigamye, ariko ngerageza no gushaka ubundi bushobozi ku ruhande kugira ngo mbashe gukora ikintu gifatika cyangira akamaro kandi kikagirira n'umuryango wanjye akamaro muri rusange. Hanyuma wenda twerekera ku musozo, ibingibi uri gukora igihe amashuri yo kwigisha gutwara ibinyabiziga azaba yakomorewe akongera gukora, witeguye kuyasubiramo cyangwa hari indi mitekerezo y'indi mishinga ufite? Buriya rero icyorezo cya covid cyadusigiye n'isomo rinini kandi rikomeye. Niyo mpamvu njyewe amashuri nafungura nzabisubiramo, kandi nimara kubisubiramo n'ibisigaye nkomeze mbikore kugira ngo ngire ubushobozi bwinshi butandukanye, ibintu byinshi bitandukanye bishobora kumbyarira inyungu cyangwa bishobora kuntunga mu gihe habonetse ikibazo nk'iki ngiki. Arakoze Gasagure Theogene umaze kudusangiza ubuhamya bwe bw'uko ari guhangana n'ingaruka COVID-19 yagize ku kazi ko kwigisha gutwara imodoka yari asanzwe akora. Ati nitunasubira mu kazi nzakomeza nkore n'ubucuruzi kuko COVID-19 yansigiye isomo ryo kutarambiriza ku murimo umwe. Nawe uduteze amatwi wadusangiza ukuri guhangana n'ingaruka wagizweho n'icyorezo cya COVID-19 kuri 0788581411 cyangwa kuri 0728028232. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Eco mu ijambo rimwe. Mu Rwanda hari ishyirahamwe ry'abigisha gutwara ibinyabiziga n'amategeko y'umuhanda ryitwa ANAPAED. Rigizwe n'abanyamuryango babarirwa ku 1500 babarizwa mu makoperative na za kampani 65. Umujyi wa Kigali ukaba urimo amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga 35. Ese iri shyirahamwe riri gukora iki mu rwego rwo gufasha abanyamuryango baryo guhangana n'ingaruka imikorere yabo yagizweho na COVID-19? Abanyeshuri bari barishyuye amafaranga yo kwiga muri ibi bigo mbere ya COVID-19, sebo bizagenda bite ubwo bazaba bakomorewe? Ibi ndetse n'ibindi reka tubyumve mu kiganiro mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye na Twagiramungu Vincent uhagarariye ishyirahamwe ry'abigisha gutwara ibinyabiziga n'amategeko y'umuhanda mu Rwanda ANAPAED. Muri gukora iki mu rwego rwo gufasha abanyamuryango banyu guhangana n'ingaruka bagizweho n'iki cyorezo cya COVID-19? Ubundi ANAPAED ni ishyirahamwe rishinzwe gukorera ubuvugizi ayo mashuri yose. Rero uyu munsi turaganira n'inzego zibishinzwe zirimo na polisi, tuganira ku bijyanye n'ubwirinzi ku bijyanye n'icyorezo cya covid, batubwira ko ku ruhare rwacu rero twagira ibyo tuzuza kugira ngo akazi kabashe gutangira ndetse bakazabigenzura. Aho twigishiriza amategeko y'umuhanda ni ukwashyira kandagira ukarabe, tukazana ka kuma gapima umuriro, abakiriya bacu batugana muri teori tugasigamo intera ya metero hagati y'umuntu n'undi, hanyuma kandi no kwishyura tugakoresha bwa buryo bw'ikoranabuhanga. Bityo no kuri pratique niko tuzabigenza ku bibuga twigishirizaho, ni ukwashyira kandagira ukarabe. Bese ubwirinzi twiteguye kubukora nkuko n'abandi banyarwanda bose babikora. Hari uburyo hagati yanyu mushobora kugena uburyo bwo gufashanya cyangwa bwo gufasha abahungabanye cyane nka ANAPAED? ANAPAED nibwo yari gitangira kwibaka kuko na association idaharanira inyungu yatangiye muri 2016.
ariko ubu nubwo bimeze bityo ifite umutungo kuko ifite abanyamuryango, ifite amakoperative ikagira amakampani. No mu byo ibigo by'amakoperative RCN n'ahandi bagiye badushishikariza ko mu mitungo dufite twayifata tukayigabanya abanyamuryango. Ibyo rero twarabikoze mu gihe cya covid, nta munyamuryango wishwe n'inzara. Wenda bigeze izi saha kubera ko tumaze amezi 7 tudakora, niho wenda twagira impungenge ko nta cyo twabona tubagabanya, ariko twarabikoze ku bijyanye n'ubushobozi twagiye tubusaranganya. Byaterwaga na kampani cyangwa koperative n'iki ifite. Nkatwe by'umwihariko mba muri koperative yitwa United Driving School, buri munyamuryango yagiye agabana amafaranga atari munsi y'300 kugira ngo abashe kujya kwikenura, kandi dufite abanyamuryango barenga 16. Leta icyo twayisaba, urabona ko turi abacuruzi baciriritse, iyo byose hari inkunga bajya bagenera abacuruzi baciriritse. Twibaza ko nubwo nayo yahombye kuko abakiriya batuganaga hari icyo binjizaga buri munsi binjiriza leta, natwe tugasorana n'umukiriya wese uje gukora ikizamini cy'amategeko y'umuhanda yishyuraga 5, ugiye gukora pratique akishyura 10,000, ndetse no kurutira iyo perimi akayishyura. Yewe natwe twasoraga ya musoro ku nyungu nubwo uyu munsi bawudusoneye. Leta rero icyo twayisaba uyu munsi nuko yareba kuri abasoreshwa baciriritse, abashoramari bakiri batoya, niyo hari inkunga ibasha kubagenera natwe ikatuzirikana, kuko natwe turi abanyarwanda kandi twahuye n'iki cyorezo cyaratuzahaje. Hanyuma ni iki muzafasha abigaga maze covid ikaza baramaze kwishyura? Bivuze ko ubu ngubu hari amafaranga umuntu yavuga ko ari umwenda mu barimo. Yego, ibyo uvuga ni ukuri. Buri mukiriya wacu yaje atugana tuba dufitanye inyemezabwishyu. Iyo nyemezabwishyu rero tuba tuvuga ngo wenda umuntu aziga ukwezi cyangwa aziga iminsi 15. Rero niba umuntu yarakonsomye akageza mu minsi 15 agasigaza mu indi minsi 15, turamutse tutayimwishiye twaba tubaye babihemu, babaye nk'ubwambuzi. Rero twiteguye ko umukiriya wacu nk'uko yaje atugana tukagirana ayo masezerano y'ubwishyu, n'ubundi nagaruka tuzayagenderaho turebe icyo yakonsomye, turebe n'igisigaye. Nshuti bakunze b'ikiganiro ejo, tugeze muri wa mwanya wo kumva agace ka none k'ikinamico Sigasira. Turagaruka tunyuza amaso mu bitekerezo mwatugejejeho muri iki kiganiro. Iyumvire igice cya 21 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Mukesha na Methode bemeranya ko bagiye gushyira ikaragiro ry'amata n'ubucuruzi bw'amagi muri koperative yabo kugira ngo yongere ibyutse umutwe. Ariko kandi Methode yarakomeje kubabazwa n'ukuntu Kayitesi na Dansira batizanye udupfukamunwa. Bimeze bitubu wicikwa. Shakayite. Felicitation kabisa. Nakoze iki se Meto? N'ubwa mbere nkubonye wiga kuva mwataha muri corona. Uri gusoma na note? Ariko ngiye maze iminsi nariyemeje kwiga. Mama, urabona amazi umenyeho koko? Impore mwana wa. Ariko se mama, wagiye umena amazi aho ureba koko? Egora. Ubuse ntumwiciye telefone kandi yigaga? Niyihangane rwose sinabishakaga. Ahubwo se ndibutse. Muri mwe ninde nyoko wanyu wo mu cyaro yoherereje invitation. Bafite ubukwe ejo bundi rwose kandi ngomba kubutaha. Ninjye bayoherereje kuri WhatsApp mama. Ariko sinifuza kujyayo. Kuko ndabiza abantu bo mu cyaro baritabira pe. None simpamya kuri amubare usabwa batazawurenza, kandi abenshi by'ubwirinzi ntibabikozwe. Ni impamo mama, babazwa cyane kubona wowe na Kayitesi byo kwirinda no kurwanya COVID-19 ntacyo bibabwiye. Fizi nyakufurumetse nyakukubitwa n'agatafizi wa musanzi we. Karamerezwa amafurumetse wanyaneye ngo sha naringize ngo mwongeye murohoha munge wanyu mujya kurara mu mihana sha. Ruzindana, aho bigeze ndaguhaze. Urampaze? Ndaguhaze nyine. Urampaze ngo utanze n'urubyaro rwawe nizanira akanyogwe kameze neza. Niko kuba abana baragiye kurara mu gasozi si ukubera inkeke yawe ya buri munsi. Ruzinda ungeza aha, aho bigeze uzasubire mu makamyo yawe tubona amahoro. Nagutumba Mukesha utavuga. Girase nyine ngaho ndakubwira bitari bagira ngo niyambwa Methode yankangishije ubuyobozi sha mbangukubise ibeshe wongera unkubiteze agukura mekotsa utwo tunyaguhora inkangisha ukagira ngo hari icyo bicimbwiye. Ayenya rwacikaraga boyingurube mu biso cyamaze uyu shaje ubushaje ngo nshaje kandi nimukomeza kurwana nge na madu tuzigendera mu tubure.
urakoze kunzanira imbuto ni ukuri meto hari hashize igihe kinini ntazirya nta mpamvu yo kunshimira Nkusi nanyuze munsi y'isoko nsanga zigura make ndavuga nti reka nkuzanire cire n'abo mu rugo ngakira izi nizo zawe zana niyo sanitizer dukaraba intoki burya no mu masoko korona iba yahateye ipera irekereje singiye kwidirishya se izi mbuto ndaba nzibika ariko mbanze nkubwira icyo naguhamagariye hari icyo se shameto ndakumva uko ndeba uko nisanze ndi mu rukundo byanyobeye niba maramaza ngakunda ntacyo nikanga niba nta burenganzira mbifitiye byanyobeye ngira inama pe Nkusi abafite ubwandu bwa virusi itera sida nabo bafite uburenganzira bwo gukunda no gukundwa ariko se uwo mukobwa azi ko ufite ubwandu yewe ntabyo namubwiye none waba ugiye kwangiza umwana w'abandi aya makenga ya metode se azatuma Nkusi aguma mu rukundora ahubwo se kabuza nyina dansira gutaha ubukwe iwabo mu cyaro azamukundira naho ubutaha reka twese hamwe dusigasire amagara yacu ntaba ari njye cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. mwiyumviye namwe iby'agace k'uyu munsi k'ikinamico sigasira wifuza kudusangiza igitekerezo kuri iyi kinamico watwandikira kuri 0787 58 14 11 cyangwa se kuri 07 28 02 82 32. wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga arizo Instagram, Facebook na Twitter wandika Ejo Youth Eco bifatanye. Tugeze muri wa mwanya twahariye kumva ibitekerezo byanyu byakusanyijwe na Christelle Bikeza. Umwanya n'uwawe Christelle, genda garuka mu kanya tugana ku musozo w'iki kiganiro. Urakoze Nicole. Mbere yo kuva imuzingo ubutumwa bwa none tubanze twumve Harerimana Jean Paul adusagiza amasomo amaze kungukira muri ibi biganiro. Reka tumwumve ndagaruka dukomeza n'ubundi butumwa. Murakoze. Ibiganiro byose mwakoze muri rusange narabikunze. Mu byo rero naba narabashiye gukurikirana ndetse nkabikunda, hari nk'ikiganiro cyavugaga ku ngaruka za COVID ku bijyanye n'ubuhinzi bw'imboga ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuhinzi. Si icyo gusa kuko hari n'ikiganiro mwakoze kijyanye n'ingaruka za COVID-19 ku barimu bigishaga mu mashuri yigenga. Icyo nacyo naragikurikiranye, ni ikiganiro cyiza kuko wasangaga abenshi mu barimu bavuga ingaruka cyabagizeho ariko nabo bakihutira gufata ingamba, hakagira imyanzuro bafata kugira ngo bahangane n'icyo cyorezo cyari kibatunguye batiteguye. Icyo nungukiyemo cya mbere ni ukumenya ko ibyo wakora byose, amafaranga yo waba ukorera yose ugomba kumenya kwizigamira. Icya kabiri ukamenya kubana n'abantu ndetse ukagira inama ubungukiraho, kuko hari ibyo ubuzi ariko hari n'ibyo abandi baba bazi utazi. Iyo mwicaye mukaganira, niba wakoraga akazi wumva ariko kagutunze, wumva nta yindi shuwa ihari cyangwa nta yindi nzira ihari, bihita bikugaragariza ko hari ikindi wari kuba waratekereje mbere yuko COVID-19 itera. Nyuma y'iyi COVID bigaragara ko umunyarwanda uwo ari we wese ahari ahava akagera mu cyiciro runaka agomba kuzajya akora, ariko arwana no kwizigama, arwana no kureba ngo ejo hagize ikintu kiba gituma ntakora ibyo nakoraga nabaho gute. Icyo rero cyanyeretse ko nyuma y'umushinga cyangwa se y'umurimo wakoraga uba ugomba kugira n'ikindi ukora gishobora kuba cyakubeshaho mu gihe utakirimo gukora icyo wari usanzwe ukora. Harerimana Jean Paul urakoze cyane. Dukomeza Iradukunda Maurice werereye mu karere ka Musanze yagize ati mugiye kwigisha gutwara ibinyabiziga bitarakomorirwa ababikoraga bajya mu yindi mirimo. Naho Nzira y'Amahoro Pascal we yagize ati nkunda cyane ikiganiro Ejo. Akomeza avuga ko dukwiriye gukomeza kwirinda COVID-19 dukurikiza amabwiriza y'inzego z'ubuzima. Reka ubutumwa bwa none mbuhinire kuri Jean de Dieu Sibomana aho yagize ati nkunda ibiganiro mutugezaho kuko biri kumfasha guhangana n'ingaruka za COVID-19. Nicole wasubirana ijambo. Dukomeje kubashimira mwe mudahwema kudusangiza ibitekerezo byanyu. Aha rero akaba ari naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi cyagarutse ku mibereho y'abakoraga mu bigo byigisha gutwara ibinyabiziga mu Rwanda bizwi nka Ecole muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 yatumye akazi kabo gahagarara igihe kirekire. Wifuza kongera kumva iki kiganiro ndetse n'ibindi twabagejejeho, wasura YouTube channel ya Ejo Youth Eco.
mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Ntimuzacikwe n'ikiganiro cyo ku munsi w'ejo kizibanda ku mibereho y'abatwara amagare muri ibihe bya COVID-19. Nshimiye kandi itsinda ry'abanyamakuru bamfashije gutegura no kubageza iki kiganiro cyari gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma. Njye nitwa Nicole Giraneza, tubifurije kugira ubuzima buzira corona. Urashaka kumenya uko hirya no hino mu gihugu bari guhangana n'ingaruka zatewe n'icyorezo cya coronavirusi? Urifuza se kumva inama zitangwa n'impuguke, abasesenguzi ndetse n'abayobozi mu nzego za leta? Akurikira ikiganiro ejo. Iyo mihindagurikire rero y'ibyo abantu bakoraga isaba ko abantu bahindura, navuga imitekerereze. Ngewe ko nabyumvaga numvaga ko ifata abasaza. Ubu ndi gukora ariko nkagerageza no kwizigamira. Ndi kugerageza gukoresha umutwe wanjye uko mbishoboye kose kugira ngo ndebe uko nabaho. Ganiriza umuryango wawe nibura rimwe ku munsi mu rugamba rwo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kurikira ikiganiro ejo kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isaa 12 z'umugoroba kuri radiyo Izuba ivugira ku 100 ndetse na radiyo Ishingiro ivugira ku 107.5 FM.